Imbaraga Media TV uko mubibona icyo kikaba cyaturenze tukaba twumvisha amakuru ko hano mu karere ka Rubavu hari inkuru y'igitangaza yabaye himwe ejo bundi mwagiye mubona yaciye ku mbuga nkoranyambaga. Uyu munsi rero ikiduteranyirije aha akaba ari ukuza kubereka wa muganga usanzwe akora ibitangaza bigiye bitandukanye mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ejo bundi mwamubonye ubwo hari abantu bari bagize gutya umugore aca inyuma umugabo wiwe birangira bafatanye, uwo muganga niwe wabavuye. Uyu munsi nanone tukaba twumvisha inkuru yuko icyo kintu nanone cyongeye kuba uyu munsi. Tukaba tugiye kureba ukuntu byagenze nkuko mubibona hano naha muri uru rugo. Yemwe twumvisha amakuru ko hano ari kwa muganga. Yego byaba ari byo. Oya ariko ni kwa muganga niyo makuru tumenye. Oya mwadufasha turabizi neza. Turabizi neza. Oya turabizi neza. Nakabira ahangaha. Ko kari bihari. Nakabira ahangaha musubize yegera kamera. Oya. Nubwo byari bigoye cyane kwinjira hano hantu ndetse kugira uribonane na muganga byanyabyo byari bigoye cyane, namwe mwabibonye, ariko turashize turahagera. Biragoye. Mwaramutse muganga? Muraho neza na mahoro. Muraho muriho? Yego. Mukomere muga. Mukomere cyane. Ni byiza ndi umunyamakuru menye ko hano muvura cyane, mbimenye kubera ibitangaza mwagiye muvura. Ejo bundi hari abantu umugore yari yaciye inyuma umugabo wiwe, biba ngombwa ko ari mwe mwamuvuye. Niyo mpamvu tuje tubagana ngo mubwire abanyarwanda ese mubikora mute, nizihe mbaraga mwifashisha byananiye abandi, ni ibiki mukora mbese muri makeya. Mwaza muje kwivuza ko ikintu kituzanye uyu munsi ni ukugira ngo ibintu byanyu turebe koko ese birakora cyangwa aka nagaki. Aka kantu nagaki. Yewe wowe uje kwivuza cyangwa uje kumenya ibi bintu ko bimeze? Oya ibyo byose biraterwa nimumbwira nanjye hari igihe nakwivuza, ariko icyari kinzanye hano kwari ukureba kubw'amakuru numvishe munyemereye mwayama. Hano turavura, iyi ni imiti. Iyo itetse ni imiti. Uriya twamuvuraga iri hirya ni imiti, yose ni imiti ukurimo kuyibona. Tuyituma hirya no hino mu mahanga. Oya mwanyemerera nkicara, mwanyemerera nkicara. Oya nta kibazo, bibaye byiza. Mureke tazi bakaza kwicara hamwe natwe binjiye mu gipangu wabaturutse. Niko uyu muganga akimbaza niba ndwaye namuhakaniye cyane, ndamubwira ngo ikingenza no gufata amakuru nyigendera. Twibwire neza muze. Ikingenza ngewe no kugira ngo mutubwire abanyarwanda, hari ukuntu bamwe bajya bavuga ngo ibi bintu byanyu ngo ntabwo biba bikora neza. Nagira ngo mbabaze nk'aka kantu nagaki. Aka kantu n'akantu dutuma kujya guhamura imiti mu mahanga hirya no hino hadukikije muri ibihugu byose, kakayizana ikomeye y'inkazi, tukayivurisha abantu barwaye amashitani, bateze amahembe, bateze za nyabingi byose. Muganga rero, muganga ndabona uri umudamu cyangwa se uri umumama simbizi, amazina yawe bakwita? Uyu ni muganga Jamila turi kuvugana hano imbere ya kamera. Jamila, muganga Jamila ukorera hano mu karere ka Rubavu, nubwo kuhagera byari bigoranye. Mukaba muri abavuzi gakondo cyane? Muri abavuzi gakondo muvura mukoresheje imiti y'ibimera cyangwa ni imiti ndi kureba aha ngaha? Imiti y'ibimera n'ingi yose ni imiti, byose turabikoresha. Nkuko mubibona namwe imbere za kamera ndetse n'abanteze amatwi kuri mikro, aha tukaba turi kwa muganga Jamila. Aka kantu niba ntibeshye ni akanyamasyo, abari kubireba imbere ya kamera barabona ko ari kazima, karagenda nta kibazo. Aka kantu mu buvuzi bwanyu kabafasha iki? Aka karadufasha. Papa yakubwiye ko ariko twohereza mu mahanga, karagenda kakaducira imiti ahantu hose tugatumye, imiti kakayiza. Aka ngaka iyo bakuroze ko katubwira n'umuntu wakuroze uwariwe. Hano kuvuga nko uko kareba gutya, buri iyi miti dukoresha nira yose itetse yose kubona hano niko kajya kuyica kakayiza. Muganga we nako mutwe cyane. Muganga we
umutwe akoza nk'icyo kintu hose muganga we Ngira. Mushireho mushireho. Ngira. Ayiwe. Zamuka no ku mutwe haraguru. Kanyamaswa tubwire. Kanyamaswa tubwire. Tubwire. Aha. Muganga. Yego. Muganga. Yego. Araguhamije sha. Ewe doribira. Yego. akomeje kwereka uburyo agenda avuramo nk'uko mubibona umusaza ari kumureba akamubwira ibyo akora. Muganga Jamila nawe akagenda abikora kumukandakanda umugongo ndetse n'ibindi bice by'umubiri bigiye bitandukanye. Ko mubibona natwe byari byaduteye ubwoba, ariko nyuma twaje gusobanukirwa neza ko ahubwo ari ukutamenya, kuko ngo umunyarwanda yabivuze ukuri, ibintu byicwa no kutabimenya. Nk'uko mubibona umusaza atizamuka no haruguru ku mutwe. Mubajije ibanga akoresha mu gutuma akanyamasyo kumuzanira imiti yaba ngo muri Kongo ndetse na Tanzania, muganga yanze kugira icyo abimbwiraho, ambwira ko ari ibanga rye n'abakozi be, ko ari ibintu atashyira hanze. Nakomeje kugira amatsiko yo kumenya icyo uriya murwayi mubona uryamye hasi arwaye. Umuganga ubwe yanyibwiriye ko uriya murwayi nubwo atashatse kubigarukaho cyane arwaye umugongo. Tumuhaye n'urutsiriko bazagaruka baje gushimira, nta n'amafaranga dukunze kwaka uretse gufasha gusa no kuza gushimira ibyo byabaho. Kumva uburibwe buri gushira? Uri kubyumva neza? Hari imbaraga ziruta izindi. Ntabwo yari umwe kandi ntibari babiri, bari bamutegereje hanze nyuma yo kugangahura uwo muntu wari wararozwe umugongo. Hanze hari abandi bari bamutegereje. Hanze hari abantu benshi nk'uko mubibona. Ubundi bari abantu baba baje gukora iki? Baraha barimo baje gushima, baje gushikira ibyabo nagaruje baba barabibye, niyo mpamvu babona kuriya. Ariko reka nanjye barebe. Uyu mwana wanjye nahaguruka abarebe. Naze tujyane. Bakwita ati bamwita Uwineza Jacqueline. Uyu nguyu yaje gushimira, yari yarabuze urubyaro, kuva yashaka ngo yari yarabuze urubyaro arangije imyaka 20. Ubwo ndamuvura, urabona ko yahise abona umwana mwiza cyane w'umukobwa. Yaje gushimira uyu nguyu. Ni byiza rwose ibintu byanyu ndi kumva bikora. Chef wewe bakwita wewe unataka kuzungumza kwa lugha la Kiswahili. Jina lako? Mimi Mbusa Samuel. Mbusa Samuel niko Mkongoma. Anaitwa Mbusa Samuel, anatoka Kongo. Anakomeje kuganira na Mbusa Samuel w'umukongomani wari waturutse muri Kongo aje kwivuza k'uyu muganga. Dawa mukomeze mukurikirana. Kusema no kuvuga ngo uyu nguyu naramuvuye ariko kuvurira kuri telefone. Wamuvuriye kuri telefone? Nabyo birakunda. No kuvuga ngo yabikwibwirira uyu nguyu yaje gushima. No kuvuga ngo we namuvuye ari hanze ari mu mahanga, ntangije ndamuvura arakira. Yarafite ikibazo yicaraga arwana n'abaturanyi be, arwana n'umugore, arwana n'umuryango we, yarabaye umusazi. Aka kabiri ngo nako yarafite niko rangiye yambwiye ngo
ngubu kaje hamaze gukirira ubwo rero ngewe muvurira kuri telefone arakira ubu ngubu bwiwe nta mahoro ntakirwana ntakigira ute ubu ngubu yambutse aje gushimira sasa we ni n'umukongomani aho ni umukongomani ariko nkwabaye bunya uyu we bamwita Olivier we byagenze bite kugira nihe mpamvu yakuzanye hano kwa muganga kuvuga ngo ngende wa muntu w'umukobwa wakoragaho ngahita nsohoka gukora wakoraga akabukoko bose ariko ubu abagabo bari hano hanze bagera mu buriri umugore yamukoraho agakozamo byarangiye namubwira ko yagana no muganga ngo nsaye nkora iminota 40 kongeresha nzagire nk'ijana iminota nk'ijana aho nawe muga ibyo bintu birashoboka ko umuntu yagira ntabwo kubeshye ukuvuga ngiye yambyange ambwira ati umugore wanjye yankozeho gucya gusa arankarisa nkahita ndangiza ntari nayishiramo nanjye icyo kibazo ndagifite ahubwo ndava hano ntahanye umuti mwe muwuzana ndakuvura kugira ikibazo mwihangane rwose nubwo nari naje kwivuza umugore we yaramusuzuguraga byadanje ariko ntamenye impamvu kumbi ntabwo yamukorezagaho ubu rero ubu ngubu yabaye umugabo ngubu ngo basigaye bamutekera inyama bakamuhereza isosi nifuza no kurangiza ngabigura genda kuvura murakoze cyane rero muganga ngo nahandi kuri ba bantu bubatse ingo ajya agenda akabafasha gutya akabafashiriza ufite imbariro zidakomeye mufasha kuzikomeza wowe musore kuri n'amafaranga aya mafaranga nangahe amafaranga ni 53,000 aya mafaranga 53,000 nayo waje gushimira niyo nkoko cyangwa nayo mu buhe buryo nagagarutse yanjye gawe yarayibye bari barakwibye amafaranga muganga uje aguhereza umuti amafaranga aragarurwa nta kibazo yanyibye amafaranga 90,000 amarangi amabati 50 nifashishije muganga ngo ambwire ukuntu zanjye bimeze ambwira ko mba ngomeje kuba nihanganye uyu munsi nibwo amamagara arambwira ati bya bintu byawe byabonetse muga avuze ko urakoze cyane avuze ko habuze 90,000 ho gushima bikaba ari inkoko yo gushima ni nzima we tanakanje ubwo akaba ari inkoko yishimwe ngo nawe ni umuco akura ku bakurambere be avuze ko yari yaribwa amafaranga 90,000 none uko bigaragara ngo hagaruwe 90 na bingahe na bitatu 53 ibanga wakoresheje nani ryari ndi wazo umbwira mu nzu kudashaka ko rijya hanze no kuvuga nko nge icyo yashakaga nuko uwamwibyaga ruribye nabimukoreye nayo ngayo yandasigaye nyuma y'iminsi mike nzagutumaho nayo yagize ute ayazanye kuvuga ngo rero ngewe ibyo byose nabigaruje ayo mafaranga make yasigaye nayo azagaruka ariko wimbaza iryo banga ni iry'umuganga nyine ntabwo iryo banga ryo nari kubwira murakoze cyane muganga ati ni ibanga ry'umuganga umuntu nk'ubu nkanjye banyibye wenda nka miliyoni haza ngo umfashe kwigaruza hari amafaranga mba nsabwa cyangwa uraza bikaba nkaho ukoreye abakurambere bawe ni ukuvuga nko nge icyo nkusiye ubundi nkamanza nakurikirana ibyawe kuko urabona nk'uyu nguyu yaje gushimira kuko hari ibyo yabonye aha ubwo nyine ntabwo ariko urashe ku ntego ntihangane mvuge gutyo nibwe miliyoni wibwe miliyoni kugira ngo nyigarurirwe byansaba ngahe weho rero icyambere nuko manza nayagaruza ukaza nkakwereka ibyawe warangiza ukabona ukashimira gushima biva mu bushake bw'umuntu ntabwo gushima ari itegeko iri vuriro nzaryivuzamo murakoze cyane wowe musore niwe tugezeho nawe ndishimye cyane kubera ko burya aho isuka yawe iri bari ibintu bikomeye cyane igare ryanjye ngiri hano nagiye kurya muri resitora ngiye bararinyira ugiye kurya muri resitora ngiye kurya muri resitora nsohotse ngiye nsanga igare ryagiye nukugenda nukugaruka nsaza igare ryagiye ngewe inza mvuga ati igare ryanjye rigiye he hari umuntu waje kundanyira ambwira ati rero metere hari abantu nzi bakora iki bakora ubuvuzi bavuga ngo ikintu cyawe kigomba kugaruka kibwe ngiye ahantu nibwo yahandangiye nje hano bahita bambwira ati humura igare ryawe rizaboneka muganga nguyu
yandangiye ahantu igare ryanjye riri, arambwira ati wo tuza igare ryanjye riraboneka. Mu gitondo nkangutse nsanga igare riri ku muryango. Njye naje gushima mu buryo ki nabonye mu igare atari kwakunda kuvuga ngo ni amakabya nkura, ahubwo igare ryanjye ukuntu naribonye mu gihe byarantunguye. Igare narabyuza mu gitondo nsanga ku muryango wanjye. Ibyo bintu abantu badukurikiye hano kuri kamera ndetse na televiziyo z'Imbaraga Media TV baragira ngo ni amakabya nkuru koko, nanjye kuko nabyemeye ari uko mbibonye. Ntabwo numvaga buryo ki umuntu yakugarurira igare, ariko nanjye hari ibitangaza ngeze ahantu numvishe ngo umugabo ngo bakoragaho ngo ariko nanjye ahubwo uwo mutima uganga ni amafaranga ngahe nsabwa kugira uwo mutima wumpe nanjye ngutahane. wewe uze gusa ndakuvura ubundi nawe uzaza uje gushima. Mbese hano gushimira biba ari uko byagize ute cyane. Iri vuriro rero ry'uyu muganga akaba ariho ritandukaniye n'andi mavuriro musanzwe muzi ho baka amashimwe mbere bagashimirwa batarakora, bityo bigatuma bakora nabi. Sawa, murakoze muganga, mwasubira mu mirimo yanyu, dore niko n'ababarwayi bari babakeneye ko wita ku bibazo by'abakiriya bawe cyangwa se by'abarwayi bawe. Ibibazo ukunda kwibandaho uri kwita ku bakiriya bawe cyangwa se abarwayi bawe baba ari ibihe? Ni ukuvuga nko uburwayi cyane twihutiraho cyane. Ubona nk'umuntu ufite inda irengeje amezi 9, uwo nguwo aba ari umurwayi ugomba kwihutirwa, duhita tumuvura cyane byihuse. Urabona nk'umuntu cyane wabuze nk'urubyara akaba arangije imyaka 20, urumva nawe afite peti yo kugira ngo abone umwana, turamuvura cyane byihuse. Urabona nk'umugabo udashoboye gutera akabariro mu rugo rwe, urumva bari ibibazo, ubona we tumuvura cyane byihuse. Ariko n'izindi ndwara zose aho ziva zikagera turagerageza kuvura. Nta ndwara nimwe ndavura cyane nk'izo hanze, ndazivura nkoresheje imiti yanjye n'ubuhanga bwanjye nkoresha. Ubwo nubwo buri mu kindi gihugu cyo hanze kimeze gute, ndakuvura nkoresheje. Upfa kuba ufite WhatsApp gusa. Ufite WhatsApp gusa, umuvura na online. Numvishe hari umuntu ngo waturutse muri Kongo mwavuye. Gusa nanone muganga ndakubaza ngo umbwiye ko abantu bafite inda zarengeje igihe zanze kuvuka, abantu bafite inda zazinzwe bose baza bakugana, yaba abagabo ndetse n'abagore bashaka kugira amavangingo, n'abantu bagiye bafite bya bibazo byose bigiye bitandukanye. Abo bose mubitaho rwose muganga? Abo bose tubitaho, amavangingo akaboneka, udashoboye gutera akabarira akagatera neza. Ni ukuvuga ngo nta kintu na kimwe tutakora cyane rwose. Hari abantu bavaga hano bajya Nyagatare kubera kutabamenya, ariko umwanya n'uyu nguyu, nimero babonaho muganga akaba ari ngiye kubabwira. Yewe ukurikiye ikiganiro, reba kuri screen ya nimero, kuri screen yawe telefone ngiye kukubwira, andika muri telefone yawe 078 53 46 218. Ndayisubiramo, nimero yawe ya muganga ni 078 53 46 218. Ukivuganira na muganga yaba ikibazo cyose waba ufite. Ciao, ikiganiro nakagaruka na muganga. Nihagira ikindi kintu cyongera kuba tuzabatumaho. Murakoze.